hako biti byawe ni byiza. ye ekata wakoze kabisa ano nabishye reka mukubita gitanu sibyo hano cyo wakoze cyane gatwereke reka yose nyaguye none ntacyo dakoze gusa iki kigabo mana kirya neza we ariko tuzongere sibyo shaka kabisa wakoze kabisa Bose. Twavugana gato? tuvugana iki Sio na afite twavugana boss. uzuje nawe twavugana iki ko tutazira Umugabo mwiza ariko dupanga. dupanga ibiki hako biti byawe Ni byiza. ye ekata reka niba ushaka wongera kandi urishyura andi mafaranga ariko se n'amafaranga yose naguhaye kwe reka rero urusenda ese n'amafaranga reka ntabwo ari amafaranga aka kamwe umva dusohoke hanze hari abandi bategereje ubwo kamwe karagutwara iki umva dusohoke hanze hari abandi bategereje wongera amafaranga shebe nta kibazo ushaka kumwongera kandi urishyura andi mafaranga oya makandi kamwe nzayaguha tugende hanze hari niba ushaka ko wongera urasana amafaranga niba utayafite ntabwo ari ubunyobwa hanze hari abandi bategereje ntabwo ari ubunyobwa waje kugura kamwe genda hanze hari abandi bategereje hanze hari abandi bategereje shaka njye gushaka ndi chérie. ese ko ndeba wicara utanyakiriye nta kintu cyo kunywa kiri muri uru rugo ahantu hameze gute nta kintu cyo kunywa kiri muri uru rugo sheri Nta kintu gihari rwose habe namba uko wagiye nuko uko wasize urugo nuko rumeze nta kintu kimwe gihari nese kuki nta kintu wateguye nashina kugitegura gute nta mafaranga afite nese ntago uhembwa uko rudahembwa ariko nawe ntabwo mpembwa se ubu turi ku itariki zingahe itariki se ku buryo wabura amafaranga yo kugira n'ikintu kuri hano ngo unyakirize mvuye ku kazi nje naniwe ntiruka ngo nje mu rugo numva hari icyo nje gufata nta n'ikintu na kimwe kiri muri uru rugo ese kuko ibi ni ibiki ko nakushebiye urugo narwanga nese gute nta kintu wagura hano ngo dutegure wabuze n'ibihumbi 2 byo gutegurira hano kuragira ngo ubone uko nyima mwimasi aho umva mubwishira kandi subire no ku kazi banza wumva ndabona ari
basi wampaye n'igihumbi igihumbi kiki ngwikiki utigeze unanyakira uragiye ko utananyakiriye nje hano uko navuye ku kazi niko mpasanze ubwo se ndabangwiye ese ndakwakira gute nta kintu mfite gute se nta kintu kimwe wanteguriye shishika mukunda nkunda se reka umva mbabarira bebe umva cyakora reka igihumbi nyine igihumbi se si kenshi urabona ikintu uri bufatemo gacupa kamwe ka Amstel gatwaye se iki mbabara sikende kandi gahunda kawe gusa ayete uzi ndakubwira akantu keza nimugoroba ende akoze ndagukunda bye bye ndakubwira hako bite byawe ni byiza ye ekata reka niba ushaka kumwongera kandi urishyura andi mafaranga ariko se n'amafaranga yose naguhaye kwe reka ruriya n'urusenda rese n'amafaranga reka ariya ntabwo ari amafaranga aka kamwe umva dusohoke hanze hari abandi bantegereje ubwo kamwe karagutwara iki umva dusohoke hanze hari abandi bantegereje wongera amafaranga shebe nta kibazo ushaka kumwongera kandi urishyura amafaranga oya makandi kamwe nzayagura tugende hanze hari oya rwose oya byabaye rwose oya hasigayemo igihumbi rwose igihumbi nyine oya mbabarira wakoze kabisa kanone nishyura reka mukubite gitanu sibyo oya itanu cyokorwa wakoze cyane gakwereke reka yose nyaguye none ntacyo udakoze gusa iki kigabo mana kirya neza we ariko tuzongere sibyo shaka kabisa wakoze kabisa mbega kugendesha we urusha kurikirana umwana ubuse ndimukunda bigeze gute
nawe uri hano none se undi waruje gukora iki hano waruje gukora iki hano mwana we none ndazibanga zerekeza yego nawe wirirwa tata ubu nanjye nanje kugura ku kiro kumva umugore wanjye nibyo yirwa mana yaje we ubusaba k'umugabo wanjye ibi ntabikora